abo mushaka gusoma Ikinyarwanda neza dusomera abantu mu buhanuzi bwa Mika igice cya 6 umurongo w'8. No murongo wonyine dusoma nabwo simurangiza. Ndongera kandi simbe dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya 3 umurongo wa 2. Kandi bandifashe ubusanzwe ndanihuta ariko nagerageza kugenda gahoro. Wabonye cyose Ikinyarwanda neza kundusha yadufasha. Haravuze ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo icyo Uwiteka gushakaho niki nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira cyaka bigukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe icyaka gatatu kugendana n'Imana yawe beka ngo kwicisha bugufi kandi amen warozi bwa Habakuki 3:2. Ariko ushaka gusoma Bibiliya gusa Habakuki Uwiteka we numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri iyi myaka. Hagati yo muri iyi myaka hagati yo muri iyi myaka imenyesha Imana ibereza umugisha tekera kandi haleluya sifa kwa Yesu barimo dusenga Imana ibereza message zitatu kandi singira ngo kuko zivuga mu gutekereza ngo twivuga zo twababwisha gusa twabwira ngo Imana aratubwiye ngo mutangire muhinge muragire ndetse mujare mwororoke kugiye cy'amahoro yacu cyageze kandi amen. Nitandukanye na zawe twamweza kumva so ndashima ko ndikumwe n'umwana mushiki wacu umusirikare n'umwana tuvuka mu ndimi papa umwe mama umwe akanyatsia ndashima ko turi kumwe nawe yarambaje gusa gutabara kubira mu byiza rwose kuba ndi kumwe nawe Imana barinda muri abandi ndabishimira cyane. Ntabwo buri abantu batwabura barasubura n'agaciro cyane n'agaciro gakomeye kuba twongera kubonana Imana ibereza umugisha kandi amen. Nari babwiye ngo Imana ibereza message y'uburyo butatu. Message ya mbere yari message yo kutwingingira abakozi bacu cyangwa se abayobozi bacu mu nzego za leta ndetse na gisirikare yuko bagomba guhuza umutima bagatekereza hamwe. Imana tubwira ngo niba badahuza umutima urugamba bacyaremera ndetse bacyatubabaza, ariko Imana itwingingira kubaheza message yo kubabwira ngo amaboko yawe ni magufi nimba adahuye na mugenzi wawe, kuko umugabane wacu wibiye tugezemo usubizwa ku Imana. N'Imana ishaka koza amarira abagize iminsi bayarimo, kandi ratubwira ngo si mwenyine, hari igihe kwikubyo kwageze ku bantu bagira ngo bonyine, ariko ratubwira ngo ni igihe cyo kubasha kureshesha abakongomani bose ndetse no kuzana abayobozi muzokamira abantu bose, ariko abantu mwebwe muhagaze imbere y'izinduka mwirindwa amatwara musabye guhuza amaboko mukegerana kandi nimuhure kubw'amagambo ariko muhuze umutima kandi muyoboke Imana yacu. Iranatubwira mu rugamba suba amasasu y'amaboko yawe, ariko tuba mu rugamba rw'Imana ishaka kuzana impinduka mu gihugu. Niyo message twari tubashira ubwo nukuvuga ngo niba bibwira abasirikare mwebwe mu itorero rya Kristo igomba kuba dufite guharanira gushyira hamwe kuruta abandi bantu bose. Message ya kabiri yari message yo kuza gusengera, twaje gusengera ubukaba. Sinzo mwabonye ko indege y'abaje ikibazo irangarara, twaje kugira ngo twongere kandi dukore Imana ishaka gukomeza ikora imirimo yayo, turongera dusubirayo. Iyo message sinisobanura kandi amen. Amen. Yatuzanye yabaje kugira impamvu yo gutubitaza, ariko turashima Imana ko Imana data zivuga kandi gakora. Sifa kwa Yesu. Message ya gatatu yari tuzanye hano ahantu twari tuvuye kandi twavuga ko intambara irangiye, ariko natubwira ngo kubera kuko ikunda ubwoko bwa igakunda n'inzu yawe,
ngo mufashe umukingi ukomeye kuruta uko amasasu ari mageni. Kandi amen. Nimwumve neza, iratubwira ngo nitubwire ubwoko bwayo butuye mu minembwe ngo bwongere kandi busibure ishyano z'ubusabane bwanyu n'Imana. Ntiyatubwira ngo tuje mu Bugande cyangwa tuje mu Rwanda cyangwa tuje muri Kenya cyangwa tuje muri Amerika hose no muri Canada n'ahandi hose. Iratubwira ngo nimugaruke mubwire abanyamirenge basibure igicaniro cy'Imana. Kandi amen. Iratubwira ngo umunsi kizazima tuzagenda turizwa n'ibintu ngo bigeze hariya bigeze. Iratubwira ngo ntambara ntiraje kure mu gito turisa. Ariko iratubwira ngo igisubizo cy'iyi ntambara ngo nukongera kandi gusibura igicaniro cy'ubusabane bwayo natwe. Sifa kwa Yesu. Amen. Kubibwirwa cyangwa se kubabwira biroroshye, ariko uburemere bwabyo mu bitekerezo mukongera kandi kugaruka kwacu. Kuko bivuze turi abashumba, dufite amakanisa dufunze. Sindagira amakanisa yacyari muri Kenya, mu Bugande twabuze umwanya kuhari. Ariya naradukeneye turi ndetse n'imiryango yacu iradukeneye, n'imirimo dukora idukeneye cyane. Ariko narizo ngo mwitize kumva ayo magambo muyaheze uburemere kumva icyonge kandi gutuma turisiga turagaruka. Twese Imana yacu turabona. Sifa kwa Yesu. Kandi haleluya. Iratubwira ngo nimugende tubabwire ngo bongere kandi basibure ibicaniro byazimye ndetse n'ibizabifite intege nke zongere basubiremo imbaraga, zongere kandi bicane, zongere kandi byake, zongere kandi bigire imbaraga. Iratubwira ngo igicaniro cyo mu minembwe niyo moteri yo gutsinda uru rugamba turiho. Sifa kwa Yesu. Impamvu zabyo ni iki? Nuko abantu bose abazwa n'uru rugamba abarimo barurwanisha imiheto ndetse barimo bafasha bari hanze n'abandi batabyumva, isoko yacu twese ni hano mu minembwe. Kandi iyi soko itavutse n'ahandi hose haranafura, ariko isoko iyo kuri amazi meza n'ibyo kuri byose biba byiza. Sifa kwa Yesu. Nanone kandi ibyiza iyo byabaye hano n'isana rikaba hano, natwe turi mu mahanga rero dukurikira tugira agaciro ku bwawe. Iyo mugize ubumwe bwanyu barusabukira mukatugerayo turi tukegerana, ariko ubwo bumwe bwo muri Kristo Yesu. Sifa kwa Yesu. Zabwira abandi ngo turabo turiho ku mpamvu z'ababyeyi batubyaye batwigisha gakisi. Kuva n'abo babwiye bandi n'ejo kunda tuje amazu yacu nta munsi nabonye ababyeyi bacu basize kuturambika ibiganza no gusengesha tugira ibada mu mazu. Tugusera cyo kuryama ni ibada ngo turangize ibada zo kuryama. Mu gicuku cyinshi ababyeyi tugasanga twishyura tugasanga baradusengera turambika ibiganza. Kandi twasenze tuja kuryama tugira ibada. Utuye kuryama tugasanga kandi twishyura tugasanga baradurambika ibiganza. Icyo cyari igicaniro cyo mu miryango. Sifa kwa Yesu. Twese Imana yacu. No, haleluya. Kandi amen. Amen. Ngiye igisano cy'Imana gihera mu miryango yacu. Turimo kubera igisano cy'Imana nashinze mu miryango. Irongera kandi gishyira ku itorero ryayo duhuriyemo twese. Irongera kandi ishinga mu gihugu iramenyekana ko tutagira umupagani. Irongera kandi imenyekana ko tutagira indi mana. Ngiki igisano Imana yashaka ko cyongera kandi kuba. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Amen. 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 Turabo turimo kubera igicaniro cy'ukuri w'imurenge. Niyo mpamvu yatumye naho twagiye tuza amahanga yose twagiye tuzengurukamo cyangwa dutuyemo usanga aho turi dufite amakanisa kuruta kugira imirimo yindi tuba dukora. Ni impamvu z'igicaniro twajanye twarahuye. Ntabwo ari ibyo mugabo yaravuze ngo numvise amakuru y'umugabo umwe wabwiye umwana waravuga ngo ibi ngibi wabikora ntibiraba wowe uzaba we ntakiriho bizatangira kuboneka, ariko kandi uzaba wowe ku rubyaro rwawe. Ibi tukirimo turirimba amakorali ntibiraba ibyo abaririmbyi b'amakorali n'ibyo ababyeyi babatoje kuririmba. Ibyo arimo bahanura bagasoma amandiko bagakora ibitangaza bikomeye cyane. Mugomba guca bugufi n'ibyo ababyeyi babatoje gusenga Imana.
kandi amen. Umva ko tuzizo birabiza so igicaniro rero n'imbaraga zihuza umuntu n'Imana, n'ikiraro gihuza umuntu n'Imana. N'ubwimba n'Imana ukayituza mu bantu, abantu nabo bagaturana n'Imana aho bwitereka. Sifa kwa Yesu. Ni communication y'umuntu n'Imana, n'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Ariko kandi n'ukuzana gukiranuka kw'Imana kugatura muri twebwe, natwe gukiranuka kwacu kugenda. Kandi haleluya, gukiranuka kw'Imana ni bimwe bigize ibimenyetso by'igicaniro cy'Imana mu bantu bayo. Kandi amen. Biratubwira ngo nimba icyo gicaniro kitabayeho, ibyaturije biracyaturiza, nubwo atari muri birembo, ariko bizaturiza aho bizabigeza. So turi kumwe yivuguruje suko minembwe yagize amahoro, ibindi bikaba munsi ya minembwe ntibyaturiza. Ariko ndabikinga ku imbabazi z'Imana. Nimba mutari ko murabyumva cyane, muzumvire mu muruho wacu yuko twaje kubura ngo igicaniro kirakiri ku musozi. Kandi haleluya, sifa kwa Yesu. Kugira ngo igicaniro kibeho, nizo tugiye kuganira rero. Mesaje yatambutse, igicaniro cy'Imana ishaka si abagabo gusa, si n'abagore gusa, n'itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo si abagabo n'abagore gusa, ni imitima yizeye umwami wacu Yesu Kristo, isanga ibyiringiro byo muri we. Ariko iyo bibaye muri twebwe, biza kubona ku misozi yacu, n'ibyaremwe byose bikagira umuheto y'Imana. Kandi haleluya, sifa kwa Yesu. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana bene data, cyari igihe gikomeye ubwoko bwa Isirayeli buva ku Mana. Imana irababara cyane, kandi aribo yarize ngo isi igiye kuzongera mu ijwi ryayo, yongere kandi iyubakwe. Ariko mu byitegerezo ibona bavuye ku Mana, ibona bagiye mu mana z'abanyamahanga, ibona bagiye mu banyamahanga, ibona bataye Imana, ndetse baje kwisuguriza gusa. Ngira ngo nta muntu twatunze urutoki wene data ku kintu kimwe, ariko twaje twakora ubutumwa bwiza bwa Kristo. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Witegereze irababara, gushaka yatura urubanza irabura, ngo irahindukirana ngo yitegereza ubutaka. Iravuga ngo wa butaka we, reka nguburanire kurega ubwoko bwanjye. Ngo irahindukira kandi ngo iza ku migabane ngo bamwe nawe wasiwe, ngo tegera urubanza tutengabere n'iki gihugu. Imana itubabare. Iravuga ngo umva wa butaka we, ngo nawe wasiwe, ngo urubanza tutengabere n'iki gihugu. Ngo nicomaza ngo mubambarize, ngo se n'ikira bahemukire muri ari kubakorera, ngo bashinze urubanza rw'isonera twakora ntabakorera. Imana babara cyane kugeza ahantu uzi uburane, igashaka kuburana ubutaka bw'ijuru. Ubutaka dutujane ngo byo kutuza, burahinduka abari bishaka kukuvugisha ngo buyumve. Buryo byaremwe byose zubaha Imana kandi byumva Imana. Ngo irabura ngo niba abandi yakuye muri Egiputa, ngo n'abazana abakisana so muri Mowabu, ngo ubwo Barake ngo yashatse kujya kubita n'abagara baramukuza kubita, ngo ariko nabwo ngo narahanyushije ukuboko kwanje kuri bo. Abazabwira kuri murongo tumaze gusoma, aravuga ngo se n'ikirere babaza ngo n'iki twoguhereza. Uyu murongo waje kubigishije icyo kibazo arikora, ariko barabaza ngo se ngo tubarize iyo Mana wamuhanuzi, twayiheza amavuta y'igiciro, imigezi y'amavuta, iyo Imana yakwemera ikongera kandi ikatubona ikaduhindukirira, igahosha uburakari bwayo, ikareka kuduhera gukiranirwa kwacu. Imana yasubiza amagambo ya ntabwo ari byo nshaka, sinshaka iby'agaciro mufite, kuko amavuta yabo yaraye ngo yari ku giciro gikomeye, ngo kandi yarahenze kuboneka. Ariko bemera kuyeza imigezi y'ibyo basigara, nabyo yerekeza y'izuru ngo musizo shaka. Kandi amen. Barayibaza ngo se Mana twayihereza imfizi zacu ngo zigize umwaka umwe, zokerejwe mu gasozi zirashisha, ngo tukajya kwitambira, yakwemera ikaduhindukira ikaduhereza imbabazi. Imana avuga ngo si ibyo bari bashaka bo bene data.
Sifa kwa Yesu. Haleluya. Abana kabaga bitwarize Imana ngosana twabasha gutandifura zacu kubicumuro zacu iyo yakwemereka guhereza imbabazi katubari ikomereka mu muturo witwene Imana bamusisha ifura zacu ifura zacu ndazo kugira nazo nizanje Reze Imana cyicibane amen haleluya sifa kwa Yesu hari umuntu nasitaje kandi amen abatasitaje n'ubutumwa bwiza tuzamura ibiganza byose Imana ishobora gutekerezwa n'Imana bereda biratangaje uko biri kose gutekerezwa n'Imana niba gati sifa kwa Yesu haleluya Imana ntabwo bashaka sinshaka bapfizira sinshaka bifuraza ariko irazigaza ku murongo wa 8 iravuga bari cyubiteka Imana idushakaho agafa tujya kugana bana data n'Imana idushakaho sifa kwa Yesu sifa kwa dushaka wima nisha kwa dushaka kuma sibyo irashaka icyo twebwe twokora ni wale dushaka kandi amen kuko ababende sasa Rwanda pagari Imana aho biri gusa nige twaba tuyishakamo ishogati tubayeho kireka ubuzima bwa primaire ubuzima butacana gusaba no Kristo Imana kandi ubuzima nashoboka ko kugira muri Yesu bitaho impamvu zaduturutseho ariko impamvu zitaduturutseho nazo zigomba gusisira icyora kiba ndetse n'usabana byacu n'Imana sifa kwa Yesu Imana dushaka abana data nishobora gutumya batuganire na tugize iminsi ikora ibyishimo n'akadushaka kwa muri birenge itekanye umunsi n'ibyo twashakaga twakabisaba Imana nubwo yatinze kubishura no kubitugezaho ariko uyu munsi tuba mwiteka Imana we watubaye igisenge cyari kimwe y'amaboko Imana ni muhima y'imirimo y'Imana nuzaba ngo imirimo yawe Imana sifa kwa Yesu kandi haleluya nabona kansizo gusa izuba kona ko turabona icyo turya inzira zarakinze kwaziraga muri icyo turya nubwo bitaragera ku rwego rwiza ariko Imana yakizira n'ubundi Imana kandi haleluya muramenye mutazamzi tuzabana banyu bakoze kuko izabana bacu zari zananiwe ariko izimana yacu zarigeze ku rugero ngo Imana igomba kwereka ko gukora Imana sifa kwa Yesu kandi haleluya sifa kwa Yesu Imana bari dushakaho hano yatanga yongera iravuga ngo gukora imirimo yo gukiranuka n'ugukora ibyo gukiranuka ukoze gukiranuka rero data gukora no gukiranuka n'amagambo yatandukanye ariko nabone iyo huje kumvikana bitwebwe imirimo y'ubutumwa kuruta kuvuga ubutumwa zagera kuri twebwe tw'ubutumwa kuruta kuvuga ubutumwa sifa kwa Yesu imirimo yo gukoresha gukiranuka si feza si amavuta si n'ababifuraza ariko abantu gukira gukora ibyo gukira no mu ntambara ndacyari gushakaho gukora ibyo gukiranuka muzamshahuje muzaturishije no muzamahoro tugeze Imana kiradushaka imirimo yo gukiranuka ibyo Imana irabona kandi haleluya sifa kwa Yesu gukiranuka rero ku munsi w'ejo niko tuvuga ngo gukiranuka n'ibanga ry'umukristo na nyirawe ariyo Mana yacu gukiranuka si ibyo bareka abantu si n'ibyo ubwira abantu gukiranuka si ibyo wababwire bakumve si n'impano dukoresha si no guhanura si no kubona ibihishwe gukiranuka n'umutima Imana yishimye sifa kwa Yesu abatwari kumeza ngo gukiranuka guhera ku gihe cyabo n'Imana mbayeje urugero rwanje nakoze cyane nakoresha imbaraga mu gihe kimwe tekeza ko cyo gihe cyiza ko turi ibihe byose zabaye ariko gukirana ngo narakuze n'Imana icyo gihe nibo nabonye abarwayi b'indwara z'ibyorezo batandukanye ngo bakire by'amasengesho nibwo nabonye abasazi bari bakira nibwo nabonye ibitangaza nari ntarabona n'amaso yanjye ariko mpamvu Imana yabikora n'amaso yanjye abiri ariko muri icyo gihe ry'Imana gasaba ngo narakuze ngira ngo nama pepo narwaye batari muri bateye
ishobora nta mwikanisa naze gukora akazi k'amaboko yanjye umushinga witwa GTZ yaje kushaka ngo gukora naho singa gukora utuzi tubiri ntangora akazi k'Imana abantu bavaga hirya no hino baje gusengera naho ndatekereza ngarika ariko nibaze nanga gukora amafaranga ngo komeze umurimo w'Imana ariko muri cyo gijuri abantu babaho narakubuze n'Imana ngira ikibazo gikomeye bituma nje gushaka mu maso y'Imana mu kurikirijwe kuri ipo ariko narasobanura ni gute ryambaye bitangaza bikoreka amabiri n'amaso yawe ni gute yambura kandi ariko ni gute yambura kandi ngo zibaye ni gute yambura kandi bihabiko ndashaka njya gusenga nawe ngo twatudongo twaturi kumwe n'ingungura cyase wose amahari mu bukundo ijwi riraza njyana ku musozi njya gusenga mbaza Imana icyaba ku munsi wa gatanu w'amafungo nibwo yambwira avuga ngo ugize iminsi unzana uzi wanje unzana ikibazo runaka ikibazo cy'ingwa ikibazo cy'abantu batarimo ikibazo cy'abakeneye gutabara irabaza rwose muri imyaka yose muri iki gihe gitambo ngira gusa umunsi umwe waje gusabana nawe umunsi umwe wari uje kuza utazanye ikibazo uje gusabana nawe ndaturikana hari igihe twaruma cyane tuba dushaka kunezeza Imana kuri imirimo yacu ariko twasize yacu zaje kubibutsa byamaze gusa umutima wanjye tuba tuganira birashoboka ko imyaka myinshi wase ushaka amahoro yo muri aka karere ariko biba gushaka mu maso y'Imana birashoboka ko kubera igihe waciye ngo zagusiga izindi ngofu wasoma Imana ngo zisisibiranye za kiroge gisharira kiri ku rugamba rwacu kiroge gikomeye kiri kuri mirembe yacu kiroge gikomeye kitwugarije cyo gushaka izo twaba ariko bene data ukiyaza rero kugishabanisha n'Imana kuko ushaka kumara mweza kuganeza wangu ukimpata huyu umepata mahoro sifa kwa Yesu igituma twishara twarusa tugira ngo ikinachogiko igituma twarusa nuko rero nane dusenga izo dushaka ariko tubaga gusenga uko Imana ishaka kandi haleluya narize ngo hase abana babiri gusa abana basore babiri cyangwa babiri gusa undi umwe hasi n'undi umwe babiri undi umwe tambuka Imana ireze umugisha bana bero cyase ngo dukoreza haleluya cyase bashaka kabya cyabashengereza kutugango n'Imana kandi amen igiye kubereka mu rugero rutoya umuje ko turaganira uramubwira message neza umuje uyu mwana afite amafaranga menshi afite business ariko ifaranga nyinshi ariko azaza akageraho ntawe n'umupapa umuntu wose muzina n'umupapa umwe gusa Imana ikoreza umugisha ntabwo utazabyibagira siko bene data nari tuvuga amagambo ko ndashaka ko utazabyibagira papa afite abana babiri bari imbere yiwe uyu muyaraza buri munsi kabuse papa niki twokora tuje inama y'icyo twakora akamubaza ngo se ziriya ndaragira aba bana ninde wirirana bakaje inama na se ninde ujana abandi ku ishuri uyu nawe ufite amafaranga menshi karaturuguza cyangwa karaturuza amamodoka yashaka guhagarara ku muryango ngo papa ari naje none asubiye ku muryango size ifaranga munsi y'umuryango zasobanutse ndashakaza ati ariko nzijya najanye nabuze password wongera pandi ba uba bibanga mbona zisiga kuri banki agasura kandi akagenda bakabona nyari nyuma y'urugo zasobanutse agasura kandi akamubwira isaka batisikyaro kuragiye agasanga umwana yarengutse yagiye yitwa yakeneye kuri se yakimubwiye ntashaka se arashaka icyo aramukeneye zasobanutse asuko kumvikana muri aba bana bombi ninde mwana ufite akamaro umuryango ninde mwana ufite akamaro papa we
n'umwana si wabona umuheza amadolari, si wabona umuheza amafaranga kubera ko ari we mwiza. basangiye n'inama n'ibitekerezo. Imana ihereza umuco. Icyo Imana dushakaho rero icyo Imana dushakaho ni uko twamatana nayo tugakiranuka mu busabane bwacu nayo kuruta icyo twabasha kwihereza ndetse n'icyo twabasha kwivuganira. Irashaka njyewe kuruta icyo nayivuganira mu bantu. Siko kwa Yesu. Kuko umugambi wayo ni ukubana natwe, umunezero w'Imana ni ukubana natwe. Siko kwa Yesu. Igukiranuka kwa mbere kwanjye kuri Imana nijaba kuba available, nijaba kuboneka imbere ya, nijaba kubana nayo. Siko kwa Yesu. Ariko kandi kubana nayo, kubana nayo mu buryo bwo mu mwuka kuruta kubana mu buryo buri presence. Ikishimira umutima wanje kwamatanya n'umutima w'Imana. Kandi haleluya. Ikishimira ku buzima bwanje nta wundi mujana muruba hagati yanje nayo. Amarira yanje n'amaganya yanje niyo maza kuyibwira. Kandi sinibwira nitumye naraza, ariko ndabwira n'abanje kwikuya kumwe nayo. Sifa kwa Yesu. Kandi kabla tumubwira kibazo walizanye n'ubusanga papa uza makuru. Aho niriwe uko byatenze, ariko dore ikibazo nagize. Nagize ikibazo cy'umutekano muke w'abana. Ariko waje kugira musa. Sifa kwa Yesu. Ariko uzabwira papa n'abashaka. Umutima wawe ukomeye cyo gutandukana nawe. Harakantu kababaje. Nabayigize kurumana natwe Imana mbabari na uzungane. Utabasana kuza kukuganiriza nasanze amasaha yareze. Ariko bazuka abantu w'Imana. Sifa kwa Yesu. Weza bago anongoneza rohoni wako. Sifa kwa Yesu. Umutima ariko ugana n'Imana. Ukuye ku Imana. Muri icyo gihe rero uyu mwana bari kumana se nari nakubwira se ngo ipantaro yanjye yashize isaba menya ko ipantaro y'umwana yashize kubera ko begeranye basaba isaba itameza cyangwa kindi yarakeneye atabara kubwira ko ubwishingo bwa se nuko uyu uzi imbere yiwe ameze neza. Hari ibibazo byiza musengera bigatinda gusubira kubera kuko turi kure y'Imana. Imana ntabwo ari iduka ngo tuyisabe tuye kwiguraho amahoro. Imana si iduka ngo tuye kwiguraho iki amahoro. Naje uyu munsi maze kugura iki wamana wapeza amahoro. Mukanya gato naje ubwiriza umwana yararwaye. Satasobanuze niba ari kwanga yabwe niba utakana kandi kabazo kabaye ngo nakuvukunda mbabazi bamwe bagasena ati umwimura byo kumusozi wa Kabere ntakiri sakuzanye ku Mana. Iyo turi mu buzima Imana ishaka impamvu ituma tuyegera. Imana niyo mpamvu ikaza kutubabaza. Ariko Imana idufite, Imana idufite umunezero w'ibisubizo byo tutarasaba. Nicyo gituma Imana yasaba ngo dukiranuke mu busabane bwacu nayo. Niba umunsi ufite amasaha 12 wari kubaza bose gukiranuka kwanje mu masaha 12 yamara kuramuka gukiranuka kwanje kurabona gute amasaha 12 ugusabana kwanje n'Imana. Tabigisha gutangije cyacu azabigisha gutangije cyacu abazagitanga bazamuribaza sicyo byo kuvuga abazagitanga ibikorwa cyose gikomeye cyane ikibazo ibyo sibikoraho bikora mu pasiteri anongoro nawe safiro batugana twabwira abana data n'umunsi wonyine ubwawe ukeneye igice cyacu cy'ubuzima bwawe. Turutwa n'Abayisilamu batoje gusabana n'Imana kandi bataramenya Umwami wa Yesu Kristo. Ntibatinya aho bageze, ariko icyo bazi nuko bageze mu masaha yo kuzamura icyoro cy'Imana yabo. Mzee wa Kristo wa sasa wanahesabu miaka bali mwenendo wakamiliki. Hawezi wakamiliki bila ushirikiano wa Mungu. Ushirika wetu na Mungu ni muhimu zaidi.